Hari ibintu byabaye mu Rwanda byahinduye igihugu cyose, ariko abantu benshi ntibabizi. Ibintu 7 byahinduye amateka y'u Rwanda burundu, kandi kurikira neza kuko icyanyuma ndi buvuge nicyo gitangaje kurusha ibindi byose. Duhereye ku cyambere, u Rwanda rwavuye mu cyizere gito ruhinduka urugero rw'isi. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, u Rwanda rwari rwarasenyutse mu byiciro byose, ariko aho gucika intege igihugu cyafashe icyemezo gikomeye, kwiyubaka gushingiye ku bumwe n'icyizere. Icyahinduye byose si amafaranga menshi, ahubwo ni icyemezo cyo kudasubira inyuma. Isi yatangiye kwibaza ati, ni gute igihugu cyasenyutse gutya cyahaguruka vuba bigeze aha ngaha? Ikintu cya kabiri, ubumwe n'ubwiyunge bwabaye ishingiro ku gihugu cy'u Rwanda. U Rwanda rwahisemo ikintu ibihugu byinshi binanirwa. Ibihugu byinshi binanirwa kubanza gukiza imitima mbere yo kubaka imihanda. Abanyarwanda bigishijwe ko ejo hazaza h'igihugu haruta amateka mabi. Ibi byahinduye imitekerereze, bihindura imibanire y'abantu. Ikintu cya gatatu, umutekano wahindutse ikimenyetso cy'igihugu. Mu gihe benshi muri Afurika umutekano uba ikibazo, u Rwanda rwawuhinduye inkingi. Umutekano watumye ishoramari riza, abantu bagira icyizere n'igihugu gihinduka ahantu hizewe. Hatari umutekano, ibyo byose ntibyari gushoboka. Icya kane, imiyoborere ifite icyerekezo. U Rwanda rwiyubakiye ku miyoborere ishyira imbere akazi, inshingano n'ibikorwa bifatika. Ibi byatumye igihugu kigira icyerekezo, ndetse kigira icyerekezo cy'igihe kirekire, aho buri cyemezo kigira aho kigana. Icya gatanu ni ukwigira no gutekereza gato inkunga, kwizigamira no gutanga umusanzu no gushyira hamwe ibyabaye umuco. U Rwanda rwahinduye imyumvire ivuga uti, tugomba kubanza kwifasha, kwizigama, gutanga imisanzu no gushyira hamwe bikaba umuco. Ibi byahinduye Abanyarwanda bava ku gutegereza bajya ku gukora. Urubyiruko rwasanzwe ku isonga. Igihugu cyashoye imari mu rubyiruko, ikoranabuhanga, uburezi, guhanga udushya. Uyu munsi urubyiruko si ejo hazaza gusa, ahubwo ni n'ubu. Ibi byatumye u Rwanda rugira imbaraga z'igihe kirekire. Karindwi, ishema ni ikimenyetso cy'ubunyarwanda. Icyanyuma kandi gikomeye kurusha ibindi byose, ishema ni ikimenyetso cy'umunyarwanda. Kwambara ibikorerwa mu Rwanda, kwishimira igihugu no kugihagararira ku ruhando mpuzamahanga byahinduye byinshi. Igihugu cyabonye ko iyo wiyubaha n'abandi bakubaha. Umwanzuro w'iki kiganiro cyacu gikomeye cyane, u Rwanda rwahinduwe n'amahirwe rwahawe n'ibindi bihugu, ahubwo ni ibyemezo byo kwiyubaka, kwishyira hamwe no kwishyira ukwizana kw'igihugu. Niba ibi mvuze nonaha byakugiriye akamaro, sangiza abandi, kuko inkuru y'u Rwanda ikwiye kumvwa n'isi yose, ikumvwa n'abantu benshi, ikumvwa n'Abanyarwanda. Niba rero uramutse uyumvishe kandi ukabona video yanjye itari kurebwa cyane, sharinga n'abandi bayirebe. Ndabashimiye cyane. Njye nitwa Olivier. Mwibutse kandi subscribe, like, utange n'ibitekerezo hasi muri comment, kandi mwibuke ko ari mwe muduha imbaraga. Naho mu kiganiro cy'ubutaha.